turagarutse rero tubasuhuza cyane aho muri hose nta kiri dukora ko turabakunda nta kintu twakora tutabanje kubasuhuza bavandimwe bacu banyamakuru aho muri hose mukomeza mu posting izo nkuru ku bwinshi mufasha abantu kugira ngo basobanukirwe bamenye RWANDA inese niki bamenye RWANDA ingamba zayo ko ntago dukora mu bwihisho ibyacu tubikora ku mugaragaro tumenyesha abantu bose ko tugutwaje kugira ngo twibohore kandi tuvane ubujiji mu bwonko tujijuke tugira ngo tubashe gukora byinshi cyane tusagura amahanga nguko rero ko RWANDA rero yita kuri bikomeye ibyoroheje byose nta kintu RWANDA ijya yirengagiza n'isazi ntoya iguruka nayo yitaho kugira ngo nibungabungire umutekano ko buri Imana yaremye ifite icyo igomba kumara RWANDA rero iraje muco wa kinyarwanda muco wa gakondo dore ko tugiye kumanuka tuvugaho byinshi tuganiraho turi kumwe na president wa RWANDA reka banze abahe ikaze mbahaye ikaze nkuko nanjye mpawe iyindi bityo rero n'abanyarwanda tubahaye ikaze gukurikira radio ya RWANDA mu Rwanda hose no ku isi hose irumvikana shingiye hano muri Afrika aho RWANDA rugomba kuba umurwa mukuru wa Afrika none ni na Afrika ikaba umurwa mukuru w'isi bityo rero gahunda za RWANDA ni gahunda nziza cyane n'uburyohe n'ubukombe RWANDA ni yanyu ni yacu twese hamwe RWANDA ikunda bose ikorera bose ntikorera benshi ntikorera bamwe ntikorera bake ahubwo ikorera bose kandi ni ya bose kandi yakozwe na bose kandi RWANDA n'ubukombe ni nabwo bwa mbere ku isi hose habonetse ishaka nyashaka ishaka rya politike gifute cyakataraboneka cyakunzwe na bose niyo mpamvu ubona aba bose reba abashinwa bose batwandikiye reba abataliyani batwandikiye reba abadage bose banditse dore abafaransa dore abantu bo mu Burusiya bose batwandikiye dore abo muri Amerika zombi banditse dore Afrika yose yanditse rwose abantu bose baradukunda kandi rwose umuti twakoze ni wakataraboneka twaba RWANDA ni mujya no muri Google Plus mukandikamo Barafinda none bikaza mukakanda ku mafoto murahita mubona amafoto yose y'abantu bose batwandikiye ku isi kano kanye murahita mubibona mujye muri Google muhite mushyiramo Barafinda none nimara gufunguka mu kande ku mafoto murahita mubonamo byose nimuranza mujye no ku mavideo mukande muraza kubibona none Barafinda ni muri kuramo mushyiremo na RWANDA ni umubare ni ra ushyiremo kabiri ushyiremo na u ushyiremo na da na a naho usakinge none urahita ubona RWANDA gahunda ziraza ukande ku mafoto none nukanda ku mafoto gahunda z'abakunze RWANDA ku isi hose murahita mubibona bose abantu badushigikiye bose murahita mubahabona abafana ku isi hose nkoranyambaga zose zo ku isi amaradiyo amateleviziyo nkoranyambaga zose murazibona none mukande no kuri YouTube noneho ku mavideo nanone murahita mubona abanyamakuru babashizeho inkuru ku isi hose bose rwose buri munsi bahora baza kubaza perezida wa RWANDA bakambaza nk'abasubiza bagatahana umuba w'ibisubizo kandi bazanye umuba w'ibibazo bityo rero twe dukora umuti wakataraboneka ku isi nicyo badukundira ku isi bityo rero kuri Facebook igitabo cya RWANDA murashiramo igitabo cya RWANDA cyangwa RWANDA book kiraza mu gisome mwemye no kuri YouTube kira no kuri Google Plus no ku rubuga rwawa eshatu RWANDA.tk murakihabona kirahari rwose ni cyanyu musome kiri muri PDF kiri no muri Word no kuri Twitter naho kirahari musakingamo Barafinda cyangwa RWANDA book kikayita kiza bityo rero ibyo byose political book niyo ashyiramo RWANDA political book mu cyongereza haba muri Facebook no kuri Twitter no muri Google Plus kiraza hose bityo rero ibyo ni uburyohe na gahunda twabateguriye gahunda rwose myiteguro tuyigejeje kure buri kimwe cyose kiri mu buryo
kandi dufite abahanga bahora bategura amanywa n'amajoro akuna kurara ntituryama rwose tukora umuti uyu muti uzaba w'igifute wa bose ku isi bitsina byose kandi Imana yarabyishimiye twe turi indongozi nyandongozi turi abayobozi ntabwo turi abategetsi ntitwaze gutegeka twaze kuba abashumba bayobora abantu tukababaza what do you want what do you need murashaka iki murifuza iki tukabakorera ibyo twe ntabwo tuze kubategeka ngo mujye muri ibi mujye mu muganda mujye muri ibi mujye muri biriya mukore biriya n'ibitabafitiye abana akamaro nabyo ugasanga barabibakoresha ntabwo ari byo abantu usanga ushaka umutegeka kurya ingurube kandi harimo abatazirya urwo ni urugero mwaba mubahohote ushaka kubategeka kurya inyama kandi harimo abatarya inyama ako ni akarengane k'ibihekane waba ubakoreye ushobora kubategeka bambara imyenda y'umweru kandi hari abatanayishaka batanayifuza kuyikoza ku mubiri waba ubahohote twe tuzanye ubuyobozi nyabuyobozi butanga ubwisanzure umudendezo abantu bibohore haba mu bwonko haba no ku mubiri rwose ibihe biri imbere bazambara Barafinda style kandi muzababona kandi bazabindyohe kandi bazaberwa kandi abakuze n'abakiri bati bitse na byose umujyi umwe muzasanga nta n'itegeko ryabibategetse ariko bose bakabikora ukagira ngo hari itegeko nshinga bari kubahiriza twabwiye ko tuganira ku bikomeye n'ibyoroheje byose byateza ikiremwa muntu imbere rero umunsi tugiye kugaruka ku umuco gakondo cyane ko umuco ugomba kugira umuntu uhagarariye ibyo ntibirumvikana cyane reka dusuze abantu bita Basinga ndakeka nta cyadukoze bakomoka ku mwami Musinga birumvikana yaguye Moba muri Kongo ni ahantu bamuhembaga ibihumbi 2,500 ayo makuru ndayafite kugeza kuri 3,500 ukibaza bamuhembaga yica aho ngaho bityo rero n'abageserakazi turabasuhuze noneho n'abandi bose nk'abahe nawe wakongeraho murabyumva ko ruda nta muntu yirengagiza yita ku bikomeye n'ibyoroheje nk'uko twabibabwiye hejuru yita ku muco kandi umuco waruhagariwe n'abami kuva na kera na kare hose kuri leta zigeze zibaho zose nta leta tubona igeze itekereza kuri kino kintu kiri muri no ngingo y'131 ivuga ngo ruda igomba kugarurira umubiri w'umwami w'u Rwanda Musinga waguye muri Kongo kubw'ineza yo gusigasigira indangagaciro z'umuco wa muntu umutima wa kimuntu bitari impamvu za politike nta leta nigeze mbona igira icyo gitekerezo habaho byinshi by'iterambere n'ikoranabuhanga n'ibiki ariko uyu mwami w'u Rwanda uri ari Moba hari abanyarwanda baro twavuganye barambwira bati n'ahantu umubiri uri turahazi barahageze barahabonye ejo bundi muri 97 byabayeho abanyarwanda benshi bariyo baza hano umubiri w'umwamuri ndakeka mu ruda kubera ireba hafi kareba kure uyu muco wo gucyura umwami ari ikintu cy'ingenzi cyane kugira ngo dusigasigira umuco ikindi kibazo twakwibaza mbese ubwami mu Rwanda bwo bwaciwe ryari bushyirwa herezo ninde muntu wabuhagaritse mbese nabyo wagira byinshi uganiriza abanyarwanda kuko abanyarwanda kenshi bamuruhirahiro nagengana n'abasaza batandukanye bano mu Rwanda reka mbasuhuza umusaza uri Gatunga twaraganiriye arambwira aterega mu Rwanda nta muntu ugira uhagarariye umuco abaza n'abangiza kwiga za kaminuza biviriye mu mahanga bakaza ngo duhagare ministeri w'umuco n'urubyiruko na siporo ibyo bintu barabivanga bigakunda iyo bara siporo ukabura n'umuco ese ko tubona umuntu ashobora gukora irindi kosa karihanirwa kuki wisha umuco we adahanwa ibyo byose reka ruda igenda ibasesegurira ibagezeho kuri byinshi niyo mpamvu rudi hari yita ku bikomeye n'ibyoroheje kandi ntirya iminwa igiti gitiyo ikika kiko reka mumwumve rero ni perezida wa ruda wa muhanga utarahanzweho wa mugabo ufite politiki togotera mu rutirigongo reka mumwiyumvire murakoze cyane gakondo ego ahiva kagera twayihawe ni witeka ku buntu tutaguze tutanaguranye kuko tuguranye tunaguze yaduhenda nta nubwo yaduhenda twanabura n'ibyo tuyishuraho gakondo kuva kare kose yahozeho
bityo rero ubwami bwagidi bushingiye kuri gakondo ubwami mu Rwanda bwabayeho ingoma ya cyami niyo nshaka kuvuga yabayeho imyaka 1650 buyobora neza ikibazo cyaje kuvuka burangira busimbuwe na repubulika muri 62 bityo rero kugeza ubu turi muri repubulika yitwa Repubulika y'u Rwanda ariko ni icyo gihe mu 1962 nibwo yatangiye ingoma ya cyami bayi bayigira nyakatsi irangira ityo igendana n'inzu z'ibyatsi bagiraga none repubulika itangiranye n'amabati n'amagorofa nuko nguko bitandukanye naho bitandukanira bityo rero umubiri w'umwami uba Kongo tugira abami babiri baguye mu mahanga tugira uwaguye Kongo Moba Musinga tukagira n'uwaguye mu Burundi Bujumbura Rudahigwa ariko we yarazanywe ariko wa Moba aracyariyo kandi ubwo n'ubutunzi bwite bw'abanyarwanda bugomba kuza mu nzu ndangamurage w'abanyarwanda ntabwo ugomba kuba ku bundi butaka bwo hirya no hino mu mahanga ibyo ni ishingiro kandi koko bifite ishingiro si n'ibyo gusa ndetse n'abanyarwanda benshi bagiye bagwa mu mahanga ibyo byose tugomba kuzajyayo tukabakurikirana tukamenya amateka yabo tukayandika tukayazana mu nzu ndangamurage ibyo byose tukabikurikiranira hafi uzasanga umunyarwanda uri hano wenda yarakuriye mu gihugu akumva sogokuru we sekuru we nyogokuru we ubwo ni nyirakuru ari kanaka waguye runaka yasaziyo ibyo bizazana urwungikanye rwo kumenya amateka n'inkomoko ya buri muntu aho kugira ngo umuntu aba ari aho nta nkomoko y'ibisekuruza bye azi cyangwa afite bitewe n'amateka mabi yagiye aranga abanyarwanda kuva ingoma ya cyami yahirikwa no kuva ingoma ya repubulika yakwima mu Rwanda rwa Gasabo bityo rero ibyo byose turabizi neza tugomba gusigasira amateka y'u Rwanda abe meza abe mabi tugomba kuyasigasira yose bazavuka bazayasange ariko bayige nk'amateka atari ukuvuga ngo barimo kuyiga bari muri laboratoire ngo bazayasubiremo ni ukukosora ibyafutamye ibyagoretswe none tubisubize mu muco gakondo yahozeho kuva kare kose abantu bajye banyura kuri bagenzi babo basuhuzanyije ntukajye unyura kuri mugenzi wawe ukagira ngo wenda abantu bose babaye ibiragi ntibavuga kandi nyamara baravuga baratekereza ariko ibyo bahugiyemo batekereza ni stress y'abanyapolitike babateye bihugiyeho batekereza ngo viziyo kandi viziyo nayo ntayo babonye ntayo babona viziyo 2020 bagereyeho amabengeza bababwiraga batayabonye ahubwo ugasanga bari mu bintagazi by'amagereza abandi bababujije gukora kandi twe twagishaga abantu ngo abantu babige gukora baduke babadukana igikoresho iki n'iki bajya mu kazi kose noneho bakura amaboko mu mufuka aho bayakuriyemo noneho bababohera amaboko inyuma ngo ntidushaka ko umucuruza cyangwa mucuruza utunaturiya mutembereza n'agataro ndetse k'ibihingwa bihingwa ku butaka bw'u Rwanda ntidushaka ko mubitembereza twari tuzi ko babuza cyangwa ngo nuko zavuye iyo mu mahanga gusa kumbe n'ikintu cyemewe cyaba n'amadegede mu Rwanda ntiwayatembereza mu Rwanda cyaba n'ibishyimbo ibinyabishogwe by'ubungeri zitandukanye nabyo ntibakwemera kubitembereza birumvikana n'ibintu byose nta cyemewe
kugurishwa hano ngo ukigurishe muturanyi wawe ushyire hari imbere y'iwawe ugicuruza umuhisi n'umugenzi akibonere hafi mpaka ibyo byose ni ukubitesha agaciro. Twe turaze rero abaruda ibintu byose tubehe ikuzo uko Imana yabiduhaye, tubyongerera agaciro kabyo tukabisubize. Noneho ibintu byose akamuntu kaba kamuntu, ibintu gakondo zose zongere zisigasirwe zitabweho, ibimera ibihumeka n'ibidahumeka tubiyiteho. Umuco ubandujemo ico tutazi n'ibara ryaryo, iryo bara tuze turivugute, iryo cyo turikuremo, umuco wongere ube wera dedede nkuko wakahoze kuva kare kose. Kandi igihugu kitagira umuco cyaba cyuzuyemo ico gusa ryimva kure tutazi tutanamenya nuko turisobanura, keretse abari duteye nibo barisobanura neza n'abarihaye karibu. Bityo rero twe abanyarwanda no ku myotso, abanyarwanda bafite indangagaciro za kinyarwanda, abanyarwanda bafite uruhu rwa kinyarwanda, abanyarwanda bibohoye mu bwonko ariko bakaba baboshe ku maguru, kandi ngo bibohoye no ku maboko, bari bariho amapingo. Ubwo ni bwa bwigenge babizihiza bwo muri 62, ariko ubwo amapingo ku maguru aracyariho, ntiturizihiza ubwo bwigenge bwo kwibohora ku maguru. Bityo rero ni muri uru rwego iyi mipaka yagiyeho. Iyo mipaka niyo twise amapingo ku maguru. Nituyikuramo yose muri Afrika, u Rwanda tukarugira umurwa mukuru wa Afrika, tuzaba tubonye ubwigenge bwuzuye. Bityo rero umunyafrika azatura hariho hose ashaka, hehe n'izo ntambara zamuhitanaga bamuzingira mu mipaka hamwe mu mapingo, hamwe bamwicira atashobora no guhungira ahandi, yahahungira naho bakamuturubika hose. Ugasanga abicanyi baragwiriye, babaye benshi, kandi bakoresha ibikoresho mvanganda biviyo kure, nabo ubwabo ntibazi uko bikorwa, ntibazi n'uruganda rubikora rute. Urumva barigana, aho kuba abahanzi bazima batahanzweho, ahubwo bakoresha ibihangano by'abandi. Urumva abanyarwanda abanyafrika muri abahanzi koko? Ndababaje, ndi perezida nyaperezida. Bityo renge ndaje mbahindura abahanzi mutahanzweho, muhange ibifitiye abanyafrika umumaro, muhange ibifitiye abanyarwanda umumaro, muhange ibifitiye umugabane wacu umumaro, muhange ibifitiye bizanagirira umurwa mukuru wa Afrika u Rwanda umumaro, n'umurwa mukuru w'isi Afrika umumaro. Izo nzitizi zose zashinzwe n'abana b'abantu tuzikuremo, kuko natwe turi abantu dushinge bidufitiye umumaro, ibyagirira n'abana bacu n'abuzukuruza ubuvivi n'ubuvivure bazadukomokaho umumaro muri rusange ibihe byose. Kandi Imana izabidufashemo. Turi abaruda n'abarudakazi, tukavuga tuti n'uturuda duto tutarafata irangamuntu. Afrika yarababaye, abana bato bose barababajwe, abana bahora barira hirya no hino ku isi, baboroga batakamba, ariko abo batakambira batari tayari kubatega amaboko yombi, batari tayari kubahobera, batari tayari kubarokora ibyago barimo, batari tayari kubarohora mu nzuzi hirya no hino, mu migezi, mu binogo babanagamo, inzara babicisha, abakira abategetsi, abigiza ba cyane bahotora babicisha intwaro zitandukanye z'ubukene, inzara n'ibindi nibiza byose nibo babitera, kuko bateza ibihugu ibyago, kubera ni abanyabyago, ntabwo ari abanyamigisha. Iyi rero ni radiyo RWANDA mukomeje kumva, mugenda mwumva byinshi bitandukanye ku bijyanye n'umuco, nk'uko mwagiye mugezweho byinshi cyane bitandukanye. Nawe ufite igitekerezo cyangwa icyo wakenera kubaza, ni wa#RWANDA cyangwa se ukadusanga ku birindiro bya RWANDA i Kanombe, aho dukorera ku biro bya radiyo. Rero turi kuganira na perezida byinshi bitandukanye, nk'uko twagiye tubabwira, tuganira ibikomeye n'ibyoroheje. Reka tugere kuri iki kibazo kindi kibaza kiti, mbese umuntu kutumubona afungwa muri gereza cyangwa se agera ku rwego rwo kuba yakwiba inka, ese umuntu avuka afite igitekerezo cyo kujya kwiba inka, cyangwa se nk'umuntu wica umuntu abyuka mu mutwe harimo kujya kwica umuntu, cyangwa se bigenda gute kugira ngo umuntu agere kuri rwego? Mbese ibyo bintu birwanywa mu buhe buryo? Umuntu avuka ari umuziranenge, ahubwo ibi bimukikije n'abamukikije nibo bamugira umwicanyi. Kuko bamujyana ku mafunzo yo kwica, aho kumujyana mu mashuri yo kuvumbura ibyagirira abantu umumaro,
bavumbure bimeze nka computer za mudasobwa nyinshi baziha abanyeshuri mu mashuri hose bige baminuze bigira ubuntu amashuri abanza n'ayisumbuye kaminuza bagabanyirizwe bige aho kuhugira muri ibyo babakorera babatoza ibyiza ahubwo babatoza ubwecanyi nguriya n'umwanzi kandi nta mwanzi w'igihugu ubaho w'umunyarwanda umwanzi w'igihugu yaba ari umunyamahanga ugabye igitero ku Rwanda ahubwo bamenye ubwenge amenye nge nawe ni tushobora kuba hari icyo tutabona kimwe tutavugaho rumwe icyo kintu tutakibonaho kimwe tutabibona kimwe icyo ni cyatugira abanzi ibyo niwe bitekerezo ntiwanziza ibitekerezo byanjye nanjye sinakuziza ibyawe ngo nuko ibintu tutabibona kimwe ibyo rero nibyo bikerereza abanyarwanda mu iterambere no kuvumbura aho kugira ngo bavumbure byabagirira umumaro ugasanga bahora bavumbukana ugasanga izo gereza baguze gutsindagiramo twe rero tuzaza izo gereza ibyo bintagazi tubisenye tubisimbuza amashuri amasoko amavuriro n'amasoko y'ubundi bukungu butandukanye bw'ingeri zitandukanye amashuri abanza n'ayisumbuye bigira ubuntu kaminuza bagabanyirizwe twongera umushahara w'abasirikare nyuma n'abarimu bajye babara bo bahembwa ya mbere abasirikare ya kabiri abaganga ya gatatu bityo rero tuhindura ibigoye tubihindura ibigori tugaburira abashonje bose ku isi hanyuma dukora umuti w'igihugu cyacu cy'u Rwanda hanyuma na Afurika tuyikorera umuti u Rwanda turugire umurwa mukuru wa Afurika na Afurika tuyigire umurwa mukuru w'isi tuzadukoza umuti w'igifute ku isi hose abantu bose bazadukunda nk'abaruda n'abarudakazi n'uturuda duto tutarafatiranga muntu tuzafatire kuri urwo ruzitiro tuzabitoza abana babo abuzukuru z'ubuveve n'ubuvevure bityo rero umuco ndanga abantu nawo uzasigasirwe mu myambarire mu mikorere no mu mitekerereze no mu buvumbuzi biganisha mu kuvumbura ibitekerezo bizima bigororotse imirire dusigasire gakondo kugenda tugende kigakondo gusura dusurane kigakondo kuramukanya turamukanye kigakondo noneho kuririmba turirimbe kigakondo noneho gukama dukame kigakondo tushiramo na kijyambere tubihuzahuza tuvumbure cyacu kizima cyatugirira umumaro nta bwandu kiduteza hanyuma yo mvanganda nayo niza tuyirebe uko tuyivanga tubyaze na gakondo tubyazemo kibyarirane icyo kibyarirane kigomba kuba ari cyiza gusumbya uko twatunga mvaruganda pire ahubwo tugerageze gukuramo ikibyarirane cya byombi none iyo nayo izabe gakondo inshasha kabiri plan B none nayo tuzareba umusaruro wayo ariko ntituzasigasire imvamahanga ngo tuyiteze imbere uko yakabaye kuko nimba urugero ari itunga ari inka yarakuriye mu buzima muri kirimani bidukikije by'Uburayi yo n'ahandi mu bukonje yize hano mu bushuhe ntiyaramba barababesha barabashuka ntabwo bikunda ariko ikibyarirane cyo cyeshobora kuhaba amazi zamenyereye kunywereya iyo zize hano zigahindura ikirere kirima yaho ubwo usanga amazi yaha yazirwaza aho kuzibera agakiza ubwandu buri mu mazi yiriya sibwo bwandu buri mu mazi yaha ngaha urumva ibyo byose ni imisemburo ubutaka na virusi zeza imyaka iriya mikorobe zinekesha imineke Burayi n'imyembe yaho zeza ibigori n'amadegede yaho ntabwo arizo virusi zeza ibigori hano n'ibijumba n'ibirayi no kugira ngo bikunde nuko usiramo ifumbire mvaruganda ibyo byose byica umuti gakondo Imana yaduhaye ku buntu tutaguze tutaguranye bityo rero n'izo ntanga bateramo zose izo nizica gakondo bityo rero hakimakazwa izo mvanganda gakondo tukayirimbura Imana izatubaza gakondo zose nabahaye muzimurikire muzinyereke tuzayereke izihe murumva kuntu mwishe umuti mw'abanyafrika mw'abanyarwanda musigasire gakondo umuco ndanga abantu ndanga abanyarwanda izahabwa ikuzo ibihe byose Imana izadusangaho bityo rero tuzateze n'irindi terambere ryo hakurya y'amazi magari riza ritugana turyakire na ba nyiraryo ariko tubakirane ubushishozi kandi tubikorane ubushishozi ubwenge buhanitse tugamize kubibyaza umusaruro atari byo bigamize kutubyaza umusaruro
reka tumushimire cyane ku biganiro byiza tugiranye tugana ku musozo reka abasezereho. mbaye mbasezeho mu cyubahiro cy'akataraboneka kandi icyubahiro cyuzuye kandi icyubahiro gikomoka ku Uwiteka, inkomoko yacyo n'umwimerere. Ntabwo inkomoko y'icyo cyubahiro mbahaye ari mvaruganda, ntabwo ari ibintu bikunda ibyubahiro, ahubwo ni icyubahiro shongonotse gituruka ku Uwiteka kinyuzeho namwe kibamenekeho, noneho twese tuzabibimene by'Uwiteka kandi tuzakore mu mujyi umwe twerekeza ahantu hamwe kandi icyerekezo cyiza kizima gihesha Imana icyubahiro, natwe twihesheje icyubahiro. Noneho Imana izavuge niremeye umutungo bwite, utarigeze unsebye, utarigeze unyandagaza cyangwa wandagaza ibihangano byanjye, cyangwa ngo wica umuco na gakondo n'abasigiye, ahubwo bagerageza gusigasira gakondo. Noneho ibyo byose mu mbumbe kugira ngo mufite ikibazo mwashidikanyaho cyangwa mwumva mwatanga igitekerezo cyakwiyongera kuri ibyo, mwamamagara ku nomero ikurikira ni agasaraba 250 7834 ku baba mu mahanga. Ababa imbere mu gihugu mwahamagara kuri 0783428622. Nanone abakoresha ikoranabuhanga ku nkoranyambaga tugira urubuga rugari, website yitwa wa3.ruda.tk. You can call in 24/7, mushobora guhamagara mu masaha 28 mwakwitabwa. Ibyo birumvikanye, mushobora kutwandikira ku rubuga rugari ku nkoranyambaga ngari kuri urwo rubuga rwa ruda wa3.ruda.tk, www.ruda.tk. You can call us in 24/7 and never to forget and never to fret. Turabashimiye cyane. Iyo ni Radio Ruda mwari mukurikiye bagezaho ibiganiro bitandukanye, tukomeza kubabwira ngo mukomeze mudukurikire kandi mutwandikire muduhe ibitekerezo, kandi tubararikira kwitegura umunsi nyamukuru wo kuzaba dusesekara kuri tere amahanga yose. Aho waba uri hose uri umuruda utangiriwe witegura ugasuti kawe ugashyira hafi umukenyero wikoraho kugira ngo ibyo birori tuzabyitabire turi benshi cyane, dore ko natazashobora kuhagera. Tuzadufite ikoranabuhanga ryo kubagezaho amashusho aho muzaba muri hose. Tuzadufite ama screen manini cyane azabateguye ku misozi aho muzaba mushobora kuba mwakurikirana ibirori aho muzaba mwibereye iwanyu, dore ko muzamubona inyuguti mu kirere zicaracara zanditseho Ruda mu kirere. Ni byinshi biri gutegurwa. Reka rero tubabwire tuti mukomeze mugire ibihe byiza.